iyo ni sayyidul istighfar. Ese iyo umuntu ayivuze yunguka iki bavana wa Islam? Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irakomeza igira iti waman qalaha minan nahari muqinan biha, uzayivuga ku manywa yizeye ko ibyo ari kuvuga ari kubibwira Allah, nta wundi ari kubibwira usibye Allah ari kubimubwira, famata min yawmihi, agafa kuri uwo munsi, min qabli an yumsiya, mbere yuko bwira, fahuwa min ahli aljanna. Subhanallah, uwo muntu nuwo mwijuru. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Amma ba'd, dukomeje icyicaro rero cya 22 mu byicaro 40 tuziga, aho umwanditsi yashyizeho cyangwa se yaganiriye ku bijyanye na istighfar. Istighfar ubushize twarayirebye, ariko tuyireba tuyitaruka turi kuyireba mu bintu, muri bimwe mu bintu bivanaho ibyaha. Uno munsi wa none rero tukaba turi buyirebere cyangwa se tukaba turi buyimanuke mu buryo burambuye, ndetse tukareba na hadithi n'umwe y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiye ivuga kuri istighfar. Umwanditsi hafidhahullah aratubwira ati al-istighfar huwa mashun lil khataya. Istighfar tubona kuno tuvuga astaghfirullah ni bimwe mu bintu bivanaho ibyaha, watajawazun anha, bikabivanaho bikabikuraho, fahuwa du'aun azim bitalabi husulil maghfira. Ibi ni ubusabe bukomeye cyane, kuba umuntu akora istighfar ni ubusabe bukomeye cyane butuma umuntu agera ku mbabazi n'impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ahwajuna listihdar tilka almaani, kandi koko turabikeneye nkatwe abantu basanzwe cyangwa se nkatwe tuba duturiye aho duturiye, kubera ko amakosa yacu aba ari menshi. Tubitekerezeho tunarebe ubuhambare bw'iki kintu. Waqad akthara minhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yo ubwayo hejuru yuko yababarira ibyaha byabanje n'ibyakurikiye, hejuru yuko yari ma'sum cyangwa se adakora n'icyaha, yarangwaga na istighfaru cyane. Haythu yaqul, mu gihe we yivugira sallallahu alayhi wa sallam agira ati wallahi inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yarahiye kuri Allah agira ati ndahiye kuri Allah yuko nicuza kuri Allah nkanakora tauba ku munsi inshuro zirenze 70. Nanone kuri hadithi dukura kuri umusahaba witwa al-Aghra al-Muzani radiyallahu anhu aratubwira ati wa kanat lahu suhba anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfiru Allah fi kulli yawmin 100 marra. Nanone mu yindi mvugo ishimangira ibi igaragazwa n'uyu musahaba al-Muzani, agaragaza yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu gihe iruhutse, mu gihe yicaye aho iri hose, yicuza kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala inshuro zirenga 100. Idha alimna hadha, iyo tumaze kumenya ibi ngibi, tumaze kubyumva muri izi mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu yaziduna yaqinan, ibi bitwongerera icyizere no kwizera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, annana ashaddu hajatan lil istighfar,
yuko dukeneye istighfaru cyane kurusha n'abandi bose, liannana nudhnib wa nu'si kathira, kubera ko twe dukora amakosa menshi ndetse tugakora n'ibyaha byinshi. Fawajaba alayna al-iktharu minhu, bikaba intandaro yuko ari ngombwa kuba twakoresha istighfar cyangwa kuba twakora istighfar nyinshi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mahwa lidhunub, ni ukuvuga tukazikora dutegereje ko cyangwa se twiringiye ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ari budukureho ibyaha, wa sitran min rabbi dunya wal akhirah, akanadusitiri, akanaduhishira mu byaha bya buri munsi dukora. Wa nadhkur daiman, tukanibuka yuko qaulullahi ta'ala, tukibuka iyi aya y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala igira iti wa man ya'mal su'an, uzakora ikibi, au yadhlim nafsahu, cyangwa se agahuguza roho ye, thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima, nyuma y'ibyo akihutira kwicuza ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akarangwa na istighfar, yajidillaha, asanga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ari tayari kumubabarira, ghafuran, ari bumubabarire, rahiman, kandi akamugirira n'impuhwe. Fama a'zamu al-amal, ese ubitekereje ibintu bihambaye, wa aysaru al-amal, ni ukuvuga ngo kandi byoroshye gukora ukanababarirwa, inda tabarruk lihadhihi al-aya, unatekereje kuri iyi aya byonyine birahagije kuba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ari tayari kutubabarira mu gihe twakoze icyaha, mu gihe dukoze icyaha tukaba turi tayari yo kumwicuzaho. Mu kuri bavandimwe wa Islam, ibi ni ingabire z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abaduhundagazaho. Murabizi turangwa n'amakosa buri kanya, ntabwo ushobora kwira umuntu adakoze ikosa, ariko igihe cyose wateye intambwe ushaka kwicuza, mu gihe cyose wavuze istighfar ukavuga astaghfirullah, Allah uzamusanga ari bukubabarire kandi ari bukugirire n'impuhwe. Nanone umwanditsi agakomeza agira ati al-istighfar min a'zami anwa'i dhikri, ni istighfar tubona yoroshye, biri no mu bintu bihambaye mu gukora azkar, biri muri azkari zikomeye. Walidhalika kana sayyidul istighfar, ni ukuvuga ni nayo mpamvu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ku mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatugaragarije noneho istighfar iruta izindi. An taqula ma warada fi hadithin Shaddad ibn Aws, turabivuga mu mvugo y'umusahaba witwa Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, qala, aho tubwira ati qala sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakareho aragira ati sayyidul istighfar an taqula, ni ukuvuga ngo istighfar ihatse izindi, istighfar ikuriye izindi, ni ukuvuga uti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Iyi ni imwe muri istighfar ziboneka mu gitondo na nimugoroba muri azkari za sabah na masa, ukavuga uti Allahumma anta rabbi, mu by'ukuri nyagasani niwe murezi wanjye, la ilaha illa anta, nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri usibye wowe, khalaqtani, warandemye, wa ana abduka, kandi ndi umugaragu wawe, wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu, kandi ndi munsi y'amategeko yawe, ndi tayari kuyakora uko nshoboye. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, undindi nabi y'ibyo nkora. Abu'u laka bi ni'matika alayya, kandi undinde kuba natakaza inema cyangwa se ingabire wangeneye. Wa abu'u bi dhanbi, ndetse unambabarira ibyaha. Faghfirli, umhanagureho ibyaha. Faghfirli, umbabarire. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kubera ko nta wundi ubabarira ibyaha usibye wowe. Iyo ni sayyidul istighfar. Ese iyo umuntu ayivuze yunguka iki bavandimwe wa Islam? Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam irakomeza igira iti waman qalaha min an-nahari muqinan biha, uzayivuga ku manywa yizeye ko ibyo ari kuvuga ari kubibwira Allah, nta wundi ari kubibwira usibye Allah ari kubimubwira. Famata min yawmihi, agafa kuri uwo munsi, min qabli an yumsiya, mbere yuko bwira.
fahuwa min ahli aljanna. Subhanallah, uwo muntu nuwo mwijuru. Umva sayyidul istighfar, agaciro ka istighfar iyi ngiyi agaciro ifite. Waman qalaha, nanone umuntu uzavuga aya magambo min al-layli, mujoro, wa huwa muqinun biha, akabyizera, mbese akabikora byizeye ko Allah ari bumubabarire kandi ari tayari kumubabarira, famata qabla an yusbiha, agapfa muri iryo joro mbere yuko bucya, fahuwa min ahli aljanna, uwo nguwo azaba ari uwo mu ijuru wavanywe Islam. Ahangaha niho tuhita dusobanukirwa hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam igira iti kullu ummati yadkhuluna aljanna, abantu umma yanjye zinjira mu ijuru illa man aba, usibye utazabyemera cyangwa utabishaka. Icyo gihe abasaba baravuga ati faman yaba ya Rasulallah, ninde uzabyanga? Ahangaha niho uhita usobanukirwa ko ijuru, no mu yindi hadisi igaragaza ngo ijuru ryacu riri hafi, ryegereye intambwe yacu. Kubwo ibyo rero bavanywe Islam, nyuma yo kumva iyi sayyidul istighfar, kuba umuntu yayisubiramo cyangwa se yayifata akajya ayikoresha amanywa na nijoro, aba ari tayari cyangwa se aba ari hafi neza neza, aramutse atabarutse muri icyo gihe Allah yamwakira. Kubwo ibyo rero wenda kugira ngo dukomeze kuri iki gice, nakwifuje ko twayisubiramo inshallah, kugira ngo iri joro tuyivuze n'icyizere tuyifitiye. Wenda umwe ashobora gutabaruka ntabwo tuzi igihe dufite, ejo akaba ari umuntu wo mu ijuru. Ndayisubiramo, wenda mwe murasubiramo, haba mu mutima haba gusubiramo, byose biremewe inshallah. Istighfar iravuga, sayyidul istighfar iragira iti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. iyi duwa cyangwa se iyi istighfar yonyine irahagije kuba tuyivuze twizeye ko Allah ari utubabarira. Birahagije ko turamutse dutabarutse muri iri joro twafatura abantu bo mu ijuru, nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabitubwiye. Kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam Allah aramutaka muri suratul Najm avuga ati wama yantiqu anil hawa, ntabwo avuga bijyanye n'amarangamutima ye, in huwa illa wahyun yuha, usibye ko avuga ibyo yahishuriwe abavandimwe Islam. Bavandimwe ngo dusubiremo inshallah kugira ngo yumvikane, wenda umuntu uzayisoma azabe yayisobanura. Reka tuyisubiremo inshallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رeka tuyisubiremo bwa nyuma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allah atwakirire iyi istighfar, kubera ko iyo umuntu ayivuze agatabaruka butaracya uwaba ari uwo mu ijuru rwose, nta n'ubwo birirwa bamutinze. Niyo bivuze ku manywa agatabaruka butarira, uwo aba ari uwo mu ijuru. Dukomeje rero, umwanditsi hafizahullah aratubwira ati akhi al-mubarak, ye muvandimwe w'umunyacyubahiro w'umunyamugisha, inna istighfaraka, mu by'ukuri kwicuza kwawe, waqtu sahri, mu gihe cy'amanywa, yudkhiluka dhamanu al-muwassafina fi qawlihi ta'ala, mu kwicuza mu gihe cy'amanywa, mu gihe abandi bibere mu zindi gahunda, ugafata akanya ukabukora istighfar, astaghfirullah astaghfirullah, cyangwa ugakora iyi ngiyi Allahumma anta rabbi, bikwinjiza mu banyacyubahiro. Allah yavuze muri Qur'an agira ati wal mustaghfirina bil ashar, naba abandi bicuza mu gihe cy'amanywa, abandi bari muri shuguri, bari mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Inshallah butanzaza nanditse ku gipapuro, inshallah Allah naniza umwanya, hanyuma noneho nzibahe inshallah. Kubw'ibyo rero umuntu ukora istighfar itaboneka ahita ajya no muri wa mwanya abantu beza Allah yavuze, avuga ati wal mustaghfirin bil ashar, naba abandi bicuza ku manywa. Nanone ukaboneka muri sifa zimwe muri sifa z'abatubanjije beza aribo basahaba. Allah aravuga muri suratu dhariyat, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, baryamaga gake, barimo baratakambira Allah, barimo bararira, wa bil asharihum yastaghfirun, ndetse ku manywa yabo bakaba bicuza. Faya bushraka bihadhihi alwasf alazim, umwanditsi aratubwira ati iyi ni inkuru nziza yo kuba muri aba bantu beza bahambaye. Hal turidu rahat albal, ese urashaka ubuzima bworoshye cyangwa se ubuzima buzira umuze, bwiza, bwishimye? Kubera ko iki kintu twarakibuze muri ibi bihe. Wanshirahu sadr, urashaka ko umutima wawe n'igituza cyawe kibohoka. Wasakinatun nafs, urashaka gutuza, roho yawe ikaba ituje mu gihe abandi bari kwirukanka muri iki gihe, usigaye ubona ko uburwayi bwabaye bwinshi, ukagira ngo abantu bose bameze nk'abasazi. Alayka bil istighfar, rangwa na istighfar. Wa hal turidu quwwatul jism, ese urashaka imbaraga z'umubiri? Ubwo imbaraga z'umubiri ni muri rusange bavanywa Islam, haba imbaraga zo kugenda, haba imbaraga ku bantu bashakanye. Bavanywa Islam, hari ikibazo kibaho ku bantu bashakanye bitewe n'ibibazo no guhungabana, akageraho kiriya gikorwa cy'umubiri ntigitungane, bitewe n'iki? Bitewe na stress cyangwa se n'ibibazo yahuyemo, ndetse n'intege nke z'umubiri. Kubw'ibyo rero umwanditsi aratubwira ati ese urashaka imbaraga z'umubiri? Ureke bya bindi basigaye batubeshyeshya, ugasanga umuntu waranditse ngo urashaka imbaraga ngo z'akanyabugabo n'ibindi byinshi. Hari umugabo barishije ibarizo bavanywe Islam, arya ibarizo icyumweru cyose, yagiye kubimenya inda yabyimbye. Murabizi muri iki gihe ibibazo byarateye. Umugabo yaramubwiye ati njye mfite umuti, amuha amafaranga, sinzi nimba yarayariye, aragenda amushakira ibarizo, arivanga n'amazi aracuguza. Umugabo ku munsi wa mbere akirinywa, bitewe no kwishyiramo ibintu uko ari umuti, aragenda abona biratunganye, aravuga ati mpereza litiro nyinshi. Umugabo yamaze icyumweru arya ibarizo, inda irabyimba. Inda imaze kubyimba nibwo yaje kubaza mugenzi we, asanga yamugaburiye ibarizo. Kubw'ibyo rero ibyo byose ntabwo ushobora kubyirinda, ntushobora kubibaho, cyangwa ntibishobora kukubaho mu gihe ukoresha izi istighfar. Allah guha imbaraga za kigabo, haba muri gahunda zo kubaka urugo rwawe, haba na gahunda zisanzwe. Ugasanga ufite imbaraga mu gihe abandi bavuga ati se uyu muntu ntabwo ajya asaza ubona agifite imbaraga. Urashaka imbaraga za kigabo, rangwa na istighfar. Min al-ahab wal amrad, Allah arakurinda indwara zigiye zitandukanye bavanywe Islam. Muri iki gihe nta muntu utarwaye. Muri iki gihe urabona agahinja gato k'amezi 6 karwaye umutima, subhanallah. Ariko ku muntu urangwa na istighfar, ibyo byose Allah arabimurinda. Alayka bil istighfar,
rangwa na istighfar Allah arakurinda. Wa hal turidu daf'a al-kawarith, ibintu by'amamikrobe n'amakanseri urashaka kubirindwa, rangwa na istighfar. Wa salamatu min al-hawadith, urashaka kurindwa ama-accident agiye atandukanye. Alayka bil istighfar, rangwa na istighfar. Iyi istighfar imeze nka antibiotique, ni umuti uvura ibintu byose, hafi ya byose. Wal amn min al fitan, urashaka gukiranuka Allah akakurinda fitna z'iki gihe zisigaye ziboneka, rangwa na istighfar. Umuntu urangwa na istighfar Allah murinda fitna zigiye zitandukanye. Hari umuntu ushobora gusohoka muri aka kanya akajya ahantu akicara nta n'ikintu yarakoze, aho hantu bakahita baza hakaba urugomo bagabaterurana bakabajyana. Bamwe mu bashuti banjye byagiye bibabaho, akamara kurya akicara ku gasima, abantu bakarwana, bakaza bagatwara abantu bakoze urugomo, nawe bakamutwariramo, ugasanga igihe cye kirangiritse cyangwa se arafunzwe mu buryo budasobanutse. Ibyo bintu by'ibizazane rero umuntu urangwa na istighfar Allah arabimurinda. Ushobora guca ahantu bakagukubita ibuye, ushobora guca ahantu bakakugonga, ibintu ibyo byose istighfar iri muri gahunda yo kubikurinda. Bavanywe Islam, alayka bil istighfar, umwanditsi aratubwira ati rangwa na istighfar. Wa hal turidu al-ghayth al-midrar, urashaka imvura yamvura igwa ku kimera kikera. Abantu bafite imirima ariko muri aka kanya imvura ziri kubangiriza kubera ukuntu ubwinshi bwazo, ariko umuntu arangwa na istighfar Allah muha imvura y'umugisha akeza mu gihe abandi bakoze iki, barumbije. Bavanywe Islam, iyi istighfar ni igisubizo cy'ibibazo byose dufite muri gahunda zacu za buri munsi. Wa dhurriyatan tayyiba, ese urashaka umuryango mwiza, abana barakunaniye cyangwa se ntabwo ufite, rangwa na istighfar. Wal waladun salih, urashaka umwana gutungana, rangwa na istighfar. Alayka bil istighfar. فكل هذا وأمثاله تجده في الاستغفار. Ibi byose turimo turavuga ari byo bibazo byugarije societe, istighfar ni umuti wabyo ndetse n'ibindi tutavuze. Jamilun jiddan an takuna mukathiran min al-istighfar, byaba ari byiza cyane kurangwa muri babandi cyangwa se kuba muri babandi bakora istighfar. حيث كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. Ibi ni n'umugenzo dukura ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, aho mu gihe yabaga ari mu cyicaro cyari cyo cyose yikoreraga istighfar. Basanga yicaye abantu bari kuganira, mu gihe batari kuvuga asanga ari kuvuga astaghfirullah astaghfirullah, ntabwo bitwara umwanya munini. Astaghfirullah astaghfirullah. Fama arbahuna law kana fi majlisina kadhalik, ese twakunguka ibingana iki mu gihe mu byicaro byacu turangwa na istighfar. Ma akhafuha ala lisan, kubera ko iyi istighfar iroroshye cyane ku rurimi, nta muntu utayivuga. Wa a'zam atharuha ala al-insan, kandi kagira akamaro gakomeye cyane ku muntu. هل تعلم أن لحظات الانتظار وأمثالها من خلال حياتنا اليومية مجال غصب الاستغفار؟ ese waruzi ko muri gahunda zacu igihe tuba dutegereje cyangwa se akanya tuba tubonye muri gahunda zacu za buri munsi, turamutse dushizemo istighfar cyangwa se ariko kanya keza ko gukora istighfar, uricaye mu gihe utegereje mugenzi wawe, aho kugira ngo wivugishwe cyangwa se uvuge ugeze ahantu mbere mugenzi wawe ataraza ngo abanyafrika n'ibindi byinshi, wowe ukikorera istighfar akaba ariko kanya ubonye ko gusingiza Allah, byaba ari iby'agaciro kandi binakomeye cyane. Ibi tubikura ku batubanjirije beza, iyo bahanaga gahunda na mugenzi we akahagera mbere, ni ukuvuga ngo uwo mwanya yabaga abonye fursa zo gukora istighfar. Hata na Qur'ani agahagarara akaba ari gusoma Qur'an, avuga ati mu gihe mugenzi wanjye ataraza hano nabandangije ka page, nabandangije page ebyiri, nabandangije nusu, kandi usaruramo ibyiza byinshi. Kubw'ibyo rero bavanywe Islam, muri gahunda zacu za buri munsi, ka kanya tubona dutegereje abantu, aho kugira ngo duterure telefone tube twirebera ibintu rimwe na rimwe bidafite gahunda, tujye turangwa na istighfar. Fahuwa ajr, ni ibihembo byinshi, wa ghanima,
ndetse ni inyungu nyinshi, wanshirah, ndetse no kwaguka cyangwa se kubohoka kw'imitima yacu. Fala yulhiyannaka shaytan fi tilka al-lahazat, shaytani ntizagushuke ngo ujye mu bindi an dhikri rabbih an hadha ar-ribh al-azim, kuri izi nyungu zihambaye cyane, wal matjar ar-rabih, ndetse kuri ubu bucuruzi bukomeye cyane. Akanya ubonye bose bawe naraza wageze ku kazi kare, wageze ahantu kare, urabona nta kintu uri gukora, rangwa na istighfar. Hal tasaalta ma'a nafsi, ese wigeze ubundi utekereza ku mutima wawe cyangwa se wiganiriza we n'umutima wawe, uvuga uti kam tastaghfir fil yawm wal layl, ese nkora istighfar ku manywa na nijoro nzikora kangahe? Litakshif waqi'aka, kugira ngo wisobanukirwe. Ngira ngo ubushize dukora ikizamini nagiye nanga tura twa tasbih, uzagerageze wenda uvuye ku musigiti uri kugenda iwawe, ufate kari akantu ugende uvuga astaghfirullah, ugakanda ugere mu rugo urebe istighfar wakoze, uzasanga ari nyinshi. Cyangwa se mu gihe utegereje mugenzi wawe mw'isaha, uvuga ariko reka nkore istighfar na kari akantu ndebe umubare mba nkoze mu gihe mugenzi wanjye ataraza, uzasanga wakozemo ibyiza byinshi. Fatu'alij an-naqs al-mawjud, mbese uramutse kwimenya ukamenya aho intege nke zawe ziri, ndetse ukavanaho icyo kibazo mu gihe ubonye akanya ukagakoresha mu byiza. Watamla waqtaka bil ajri al-maw'ud, ndetse ukuzuza cyangwa se umwanya wawe ukawukoresha mu bintu byunguka. Akhi mubarak, ye muvandimwe w'umunyamugisha, bil imkanika an taj'al min مع الاستغفار منهجيا تخصك. iyi istighfar rangwa nayo muri gahunda zawe za buri munsi, sawa'an rabtuha bisaat al-yawmiyya, wazihuza n'umwanya wawe cyangwa se n'igihe cyawe ufite isaha yawe buri munsi, uvuga ati ngomba kugira isaha yo gukora istighfar, nayicamo ibice uko ubishaka kose, aho bil awqat al-khamsa, cyangwa se mu bihe bitanu. فإن الجزاء على هذه الإكثار شجرة الطوب. Kupanga gahunda zawe ugayishyiramo na istighfar biri mu bintu byiza bavanywe mu Islam, biri mu matunda meza. Igihe intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ivuga ati tubi liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira, ni umunyamugisha n'umunyamahirwe kuri wa muntu umunsi we udashobora kuburamo kwicuza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ese mwari muzi ko hari ibintu tubuzwa tukabivutswa kubera ibyaha byinshi, ariko ma'al istighfar, mu gukora istighfar Allah akatugirira impuhwe tukabikora? Ese wari watekereza impamvu ubyuka ninjoro nta bitotsi ufite, ugatekereza gusari, yewe n'umuswari uri hafi, dushe iri mu nzu, amazi ashyushye, ariko bikakunanira ko wahagarara imbere y'Uwiteka? Ni ibyaha byinshi bavanywe mu Islam. Ibyaha byinshi bitera hirman yo gukora ibyiza. Umwe mu batubanjije beza, iyo tuvuze abatubanjije beza, ni abantu bakoraga ibikorwa by'indashyikirwa twe tudashoboye. Yaravuze ati nigeze gukora icyaha kimwe, Allah ampanisha kudakora qiyamul layl mu gihe cy'amezi 6. Ese twitekerejeho uheruka gukora qiyamul layl ryari bavanywe mu Islam? Kandi akenshi mu gihe turabyuka tuba dufite ibitotsi bike. Hari iyo byuka saa 8 ukageza saa 11 utararyama, kandi bikakunena kuba wahagarara gusa ari na witiri nini. Ibyo byose biterwa n'ibyaha byinshi, ariko uzabona ko ubuzima bwawe buhindutse mu gihe uri gukora istighfar nyinshi, byaha byagabanyutse, noneho ugashobozwa gutsinda shaytani muri gahunda zawe za buri munsi. Ukabona ntushobora kubura qiyamul layl 3 mu cyumweru, ntushobora kubura gusoma Qur'an mu cyumweru. Hari benshi tubona umwanya tukicara, ukaza no mu musigi tukicara, ariko kuba wakurura Qur'an ngo usome bikanga. Kubera iki? Kasratu dhunub, ibyaha byinshi. Kubw'ibyo rero bavanywe mu Islam, turangwe na istighfar mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuzareba uburyo buhinduka. Ndasozereza kuri iyi aya ku rurimi rwa Nuhu alayhi salam, aho istighfar dushobora gukuramo ibintu bitanu bikomeye abantu babuze. Intumwa y'Imana Nuhu alayhi salam
turabizi igihe kinini yakoze da'wa bwihishwa mu kugaragara, rimwe na rimwe ikajya yinjira abantu mu mago igakora da'wa ariko ntibayemere. Intumwa y'Imana iravuga ati faqulu tustaghfiru rabbakum, nabwiye abantu banjye ngo mwicuze ku Uwiteka mukora istighfar, innahu kana ghaffara, mu by'ukuri we Allah arababarira. Mu bintu dukura mu nyungu, zimwe mu nyungu za istighfar, yursili samaa alaykum midrara, imvura imanuka ari imigisha, nibe yayindi yo gusenya ingo. Bavandimwe b'Islam, tujye tunatekereza ku bijyanye n'imvura. Imvura igwa bitewe n'inzu dufite, wenda turatanga urugero dufite mu nzu zacu, akenshi iyo uzamutse ku mabati ubona hari amabuye menshi. Rimwe na rimwe iyo urebye inzu zikomakomeye zirasenyuka, ariko inzu zacu ntabwo zijya zisenyuka. Icyo ni ikigaragaza umugisha bavandimwe b'Islam. Imvura zizagwa ari iz'umugisha. Icyo ni icya mbere, imvura igwa ari iy'umugisha, n'akarima k'igikoni kakera ukarya imboga nziza. Yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal. Twese dukeneye umutungo. Bavandimwe b'Islam, uranzwe na istighfar, Allah guha umutungo kandi wa halal. Nimba ushaka umutungo nta gishoro, bavandimwe b'Islam, rangwa na istighfar, ubona ukuntu Allah agenda guha umutungo min haythu la tadri, mu buryo utaruzi. Wabani, Allah azaguha urubyaro. Hari abantu bafite ikibazo cy'urubyaro batabyara, birirwa kwa muganga, rimwe na rimwe banababeshya ngo banywe ibi n'ibi. Ubwo ndi kuvuga abandi bajya mu baganga ba gishenzi cyangwa se no muri shirki. Ibi bijyana abantu muri shirki ngo bagiye gushaka urubyaro, kandi Allah ari we urutanga. Wa yumdidukum bi amwal wa banina, Allah akabaha urubyaro. N'abantu bafite abana ariko babananiye, hari abantu bafite abana ariko ku buryo banamubwira ati uyu n'umwana wakamwihakana bitewe n'amakosa ye. Rangwa na istighfar, la'alla Allah ashobora guhindura uwo mwana. Allah kuba yahindura roho ni mukanya nk'ako guhumbya. Hari benshi tuzi bari mu byaha ariko ubu ngubu aribo ba mbere bagaragara mu swala. Hari na benshi twari tuzi bari mu swala, babaga bari mu swala ko muri aka kanya aribo bafite iki, aribo banyabyaha benshi bavanywe Islam. Kubw'ibyo rero Allah niwe uyobora. Iyo uranzwe na istighfar, Allah gushumbusha kuguha abana beza, ndetse wabona bafite Allah akabagira beza. Wa yaj'al lakum jannatin, akazabaha ijuru. Wa yaj'al lakum anhara, akazabaha n'imigezi. Bavandimwe b'Islam, ibyo bintu bigera muri bitanu n'ibindi twavuze hejuru. Istighfar yonyine kurangwa nayo bavandimwe b'Islam, idasaba guhifazi cyane, idasaba ibintu byinshi. Nimba ibintu byose bikunanira ngo na istighfar, astaghfirullah astaghfirullah, ahantu hose uzasanga uri mu bantu beza, uzasanga uri mu bantu basingiza Allah, bicuza Allah, kandi uzasanga muri ba bandi wal mustaghfirina bil ashar. Dusozereza aha ngaha rero dutanga umwanya w'ibisubizo cyangwa se w'ibibazo n'ibisubizo. Wabillahi tawfiq.